Welcome to my channel, is the source of love. Guys, ese wazi ko ushobora kweditinga video imeze gutya nk'iyi ngiyi ariko si ubwo bohereye mu gitondo ariko ugaravuye nawe ntukatangize uzagarare kuno umuntu atazagirwa hombo gutyo urumva ibintu bivamo reba ukuntu hatategurwa. ushobora gutekereza ngo urakoresheje mashini cyangwa ibikoresho birenze. Reka njye nakoresheje telefone, nawe wabikora. Icyo usabwa ni ukureba iyi video kugeza irangiye, ikindi ukayiha like nimba wayikunze, ukayikomantinga ikintu azagufashamo, ukanayisharinga ku bantu bawe, ugakana subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Nanone nimba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kiri private, wanyandikira kuri WhatsApp, inomero ngizo kuri screen. Reka dutange. Biragusaba gufata video imeze nk'iyi. Urashyira phone yawe cyangwa se kamera yawe bitewe n'ibyo nyine n'ibyo ufite. Niba ufite kamera ukoresha stand, noneho ahantu nyine itinyeganyeza. ariko si ubwo bohereye mu gitondo kuko birakubonye. urabona ibintu bikoresha Hamwe narangeze kuvuga urahita ujya hasi nyine ukorere n'undi. ariko ugaravuye nawe ntukatangize uzagarare kuno umuntu atazagirwa hombo gutyo urumva ibintu bivamo reba ukuntu hatategurwa. Nurangiza gukora nyine video yawe, urahita uzafungure app ukoresha editinga. Njye nkoresha iyo bita UCut, niyo mbikora neza, na pro nyinshi kigira nyine to, ntabwo ari nka CapCut. Ifungure uhita ukande ku gasara, ukande kuri hariya kuri new project, none ukande ko ya video yawe iri hehe. Dore ngiyi ni iya mbere, ukanshyira agakaramu, ndakeka muri kuyibona. aho ikirikeho uhita ukanda kuri kariya fresh kameze gutya. Ndakeka nze nkabereke, ndakeka mwakabonye kariya nyine k'umuhondo. Urahita ugira ahantu hameze gutya. Wahabonye, kamara nwereka video uri kubona ukuntu hameze. Urahita uza urebe neza hano hambere, ubanza uhakate, ukande kuri split. Niba split munyihangane simbizi kubisoma. Iyo hakanze bataguha uduce tubiri, nuko tusiba ko ushaka gusiba. Uhita ugenda ugakura gutya. Ndakeka wowe niba ari usanzwe ko editing urabimbwira, urabibasha byo. Urahita ureba video turebe, urayireba nyine. Nugera hahandi ugiye kugenda, ahangaha nyine ugiye kujya ahandi, urareba hano neza agiye aha ataragenda, uhita ukanda split. Nurangiza uhita ukadeletinga nyine ugasibeho. Uhita uza ugasibeho kuri delete, ndakeka muhazi, ugasibe. Noneho urabona akavidewo dusigaranye, ariko naho kino cya mbere, iki cya mbere reka nyisibe. Sorry. Ya video urabimeze gutya. Urahita uza noneho ukande gutya, urebe kano kajambo pipe, nimba ari pipe. Akangaka ka pana i na pa, ubwo ni pipe, reka tubyita, ugakandeho. Nurangiza ukande kuri ya video nanone. Nurangiza gukanda kuri ya video, uraza uyiringanize gutya. None uragenda usiba ibice byose nyine, ubiringanize, usplitting nanone nyine kugira bitagenda ari byose. Wongere ugasibe gutya, uzane. Nanone uraza ukande kuri ya video. Kuri iyo video umaze gushyiramo,
nuyikandaho urahita kuzana tumeze gutya, uragenda urebe ahantu handitse ngo feel kugira kuzuzemo nyine iyi video dushyizemo muri taburo feel, ndakeka muri kuhabona. Turahita tuhakanda yiteza muri taburo, no kugira ngo tubashe kubona hahandi role ya kabiri aho yarari, tuzongera tugaspreading gutya neza ku buryo biringanira gutya, tubihuze. Ndakeka kuri kubireba, kambade nambara ingofero gutya, nice gutya, twongere nako tugasibe munyihanganire. Urahita ino video irabimeze gutya. Video ni imeze gutya, urahita wongera ukandi kuri ya video twashyizeho bwa kabiri. Uze ahantu handitse ngo mask ya sinzi mba muri kuhabona, ni hano handitse mask, uhakande. Nuhakanda urahita uza kuri kano karayini ka mbere kankabereke, kanza n'agakaramu nkabereke aka, ndakeka muri kukabona. None ukagera uragakandaho, bahita bakwereka ibintu bimeze gutya. Urahita uzaho kandi kuri kano kantu aka, ndakeka kuri kukabona kano kantu k'umweru kikaraze kizinzemo ukuntu. None nugakandaho urajya ujyana ibumoso nyine gutya, uringanize neza 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 kuko ya no, reka tuyikine turebe ya neza. Video irabibaye, reka nongeye nyitangize. Noneho ahangaha ngiye nongeraho ka kandi mvuga ngo reba ukuntu wabikora. Ahangaha ndongeraho gato, sorry, kuri iyi ya mbere ndongeraho gato. Noneho ndahita mureka, agiye kuvuga ngo reba nanjye ukuntu tubikora. Noneho ahangaha ngiye kongeraho ka kandi mvuga ngo reba ukuntu tubikora. Urahita kandi kuri kano kantu aka kari mu nguni y'ibumoso ko guteranya, nugakandaho barakuzana mu mavideo, wongera uyiselectemo ya video wahisemo bwa mbere. Guys, ni ukuyireba witonze iyi video kugira uzabimenye neza. None urahita uza uhitemo hahandi mvuga ahangaha aka konyine niko tugiye guhitamo. Nkasibe ibindi mbisibe, ukanda split nanone guys. None video irahita imera gutya, katurebe. None hano ndahita nza kuri iya kabiri, iyo hasi ya mbere banyonyine ku buryo bavugira rimwe. Ndakeka mwayibonye. None ukaza ugasira nyine ibidakenewemo. Ntago bigoye. Guys, dukanda hariya kuri save ukayisavinga nyine nk'ibisanzwe. Ikintu nagusaba ni ukurayikinga iyi video, ukayikomentinga ikibazo cyangwa igitekerezo ufite, ukanayisharinga, ukayisubscribinga kugira video zose tushyizeho uzajya uyibona. Ciao, ndabakunda cyane. Nari nibagiye kukubwira ngo ujye muri ukomentinga iki video wumva nazagukorera ubutaha. Welcome to my channel, it's a source of knowledge where you will study how you can edit. Niba ushaka kumenya uko wakweditinga ukoresha telefone yawe nabi wabisanga, uretse kuri Kijigo Tech ibyo uhasanga si prank ni by'ukuri. Kijigo Pro on it.